Nshuti bakunzi mukurikiye Urwego TV ndabasuhuje. Iki ni ikiganiro Uwiga Rutuwanga. Muri iki kiganiro tuzatwigira hamwe Igiswahili, Icyongereza n'Ikinyarwanda. Tugiye gutangira tubereka uburyo umuntu asuhuza, byaba ari mu Kinyarwanda, mu Giswahili no mu Cyongereza. Twagiye. Mu Kinyarwanda iyo ari mu gitondo usuhuza abantu uti mwaramutse. Yaba ari umuntu umwe ukavuga uti waramutse. Gusa n'umuntu umwe ushobora kumusuhuza uti mwaramutse, kubera yuko abantu benshi baravuga ngo iyo ushuhuje umuntu uti mwaramutse ngo nibwo ubugaragaje ko umwubashye cyane. Mu Giswahili iyo ari mu gitondo gusuhuzanya uravuga uti habari ya asubuhi, habari ya asubuhi, cyangwa se ukavuga uti habari za asubuhi, nabyo ni kimwe. Habari ya asubuhi au habari za asubuhi ubuvuze uti mwaramutse. Mu Cyongereza ho turavuga ngo good morning, abenshi turabizi. Nyamara si uko Icyongereza cyoroha kurusha Igiswahili, ahubwo nuko Icyongereza twakize. Umunyarwanda iyo yize Igiswahili kimworohera kurusha Icyongereza. Reka turebe iyo umuntu akubajije ngo habari ya asubuhi uko umusubiza. Igihe uzahura n'umuntu akakubwira ati habari ya asubuhi cyangwa se habari za asubuhi, uzamusubize rimwe muri aya magambo, kuko yose arakoreshwa kandi yenda gusobanura kimwe. Ushobora kumusubiza uti nzuri, mu Cyongereza bivuga good, cyangwa se ukaba wamusubiza uti njema, mu Cyongereza bivuga nice, cyangwa se nanone ukamusubiza uti salama, mu Cyongereza bivuga peaceful, cyangwa se ukaba wanamusubiza uti safi, mu Cyongereza bivuga clean, cyangwa se nice, cyangwa ukaba wanamusubiza uti sawa, mu Cyongereza bivuga fine, cyangwa se ukaba wamusubiza uti power, mu Cyongereza bivuga cool. Habari ya asubuhi nzuri, habari ya asubuhi njema, habari ya asubuhi salama, habari ya asubuhi safi, habari ya asubuhi sawa, habari ya asubuhi poa. Uko nguko kwari ugusuhuzanya kwa mu gitondo. Noneho reka turebe gusuhuzanya nyuma ya saa sita. Mu Kinyarwanda nyine nk'uko bisanzwe turavuga ngo mwiriwe. Mu Giswahili turavuga ngo habari ya mchana, habari ya mchana, cyangwa se habari za mchana. Ubwo nyine ukabubwiye umuntu uti mwiriwe, nta kigoye kirimo. Mu minsi iri imbere tuzareba ese iri jambo habari risobanuye iki. Mucana se iri ngiri ryo iri risobanuye iki, tuzabireba. Mu Cyongereza ho turavuga ngo good afternoon. Iyo umuntu agitangira kwiga ururimi aba abona ari ibintu bikomeye, ariko uko agenda azamuka asanga ari ibintu bisanzwe kandi byoroshye. Reka turebe noneho iyo umuntu akubajije ngo habari za mchana, ese usubiza ngo iki? Nk'uko nabibabwiye ntago ari ibintu bigoye. Iyo umuntu akubwiye ngo habari ya mchana usubiza kimwe n'iyo akubwiye ngo habari ya asubuhi. Nk'uko no mu Kinyarwanda iyo umuntu akubwiye ngo waramutse uramubwira uti yego, yanakubwira ati wiriwe nabwo ukamubwira uti yego. Umuntu nakubaza ati habari ya mchana, dore uburyo ushobora kumusubizamo. Ushobora kumusubiza uti nzuri, mu Cyongereza bivuga good, cyangwa se ukaba wamusubiza uti njema, mu Cyongereza bivuga nice, cyangwa se nanone ukamusubiza uti salama, mu Cyongereza bivuga peaceful,
cyangwa se ukaba wanamusubiza uti safi, mu cyongereza bivuga clean cyangwa se nice, cyangwa ukaba wanamusubiza uti sawa, mu cyongereza bivuga fine, cyangwa se ukaba wamusubiza uti power, mu cyongereza bivuga cool. Mu kinyarwanda iyo ari nimugoroba ushobora gusuhuza umuntu umubwira uti umugoroba mwiza. Urugero, umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukurikiye Urwego TV. Mu Giswahili ho turavuga ngo habari ya jioni, habari ya jioni cyangwa habari za jioni. Mfano, habari ya jioni wapenzi wasikilizaji wa Urwego TV. Mu Cyongereza ho turavuga ngo good evening. Tumaze kubona ko mu gitondo mu Kinyarwanda ushobora gusuhuza umuntu uti mwaramutseho, naho mu Giswahili ukavuga uti habari ya asubuhi, habari ya asubuhi. Mu Cyongereza good morning. Tubonye kandi ko nyuma ya saa sita mu Kinyarwanda usuhuza umuntu uti mwiriwe, naho mu Giswahili ukavuga uti habari ya mchana, habari ya mchana, naho mu Cyongereza ukavuga uti good afternoon. Tubonye kandi ko ku mugoroba mu Kinyarwanda ushobora gusuhuza umuntu ugira uti umugoroba mwiza, naho mu Giswahili ukavuga uti habari ya jioni, naho mu Cyongereza ukavuga uti good evening. Ibi byose basubiza kimwe, yaba ari umuntu ukubajije ati habari ya asubuhi au habari ya mchana au habari ya jioni, ahangaha hose umusubiza kimwe. Umuntu aramutse agushuhuje imwe muri izi nsuhuzanyo tumaze kwiga, ushobora kumusubiza uti nzuri, mu Cyongereza bivuga good, cyangwa se ukaba wamusubiza uti njema, mu Cyongereza bivuga nice, cyangwa se nanone ukamusubiza uti salama, mu Cyongereza bivuga peaceful, cyangwa se ukaba wanamusubiza uti safi, mu Cyongereza bivuga clean cyangwa se nice, cyangwa ukaba wanamusubiza uti sawa, mu Cyongereza bivuga fine, cyangwa se ukaba wamusubiza uti power, mu Cyongereza bivuga cool. Tugiye kureba noneho uburyo usuhuza umuntu ukuruta cyangwa se undi muntu wubashye. Mu Giswahili uravuga uti shikamo, shikamo, shikamo. Mu Kinyarwanda ubu buryo bwo gusuhuzanya ntabwo tugira, ariko umuntu agenekereje yavuga ko ari nko kuvuga uti mu byubahiro byanyu ndabashuhuje. Mu Cyongereza ho ni nko kuvuga ngo I respect you or my respect to you, bishatse kuvuga ngo ndabubashye. Reka turebe noneho iyo umuntu agushuhuje ngo shikamo uko wikiriza. Marahaba, marahaba. Iyo umuntu agushuhuje agira ati shikamo, urikiriza uti marahaba, bishatse kuvuga ngo murakoze kunyubaha, cyangwa se thank you for your respect. Hari ubundi buryo bwo gusuhuzanya bukunze gukoreshwa n'urubyiruko, aho umuntu ahura n'undi akamubwira ati bimeze gute se. Mu Giswahili turavuga ngo mambo vipi, mambo vipi, naho mu Cyongereza ho turavuga ngo how are things. Iyo uhuye n'umuntu
akakubaza ati bimeze gute se, uramusubiza uti bimeze neza. Mu Giswahili bwo iyo umuntu akubajije ati mambo vipi, uramubwira uti poa cyangwa se mambo poa. Naho mu Cyongereza uramubwira uti good. Ushobora guhura n'umuntu ukamusuhuza ugira uti umeze ute se. Mu Giswahili turavuga ngo hujambo, hujambo. Naho mu Cyongereza how are you. Iyo umuntu agushuhuje agira ati umeze ute se, uramwikiriza uti meze neza. Hujambo, sijambo, hujambo, sijambo. How are you? I'm fine. Aho ngaho biba ari ugusuhuza umuntu umwe. Iyo ari abantu benshi, mumeze mute, hamjambo, hamjambo. How are you? Tumeze neza. Hatujambo, hatujambo. We are fine. Tumaze kureba uburyo butandukanye bwo gusuhuza n'uburyo bikiriza. Reka turebe noneho iyo umaze gusuhuza umuntu ushaka kumubaza amakuru ye. Iyo umaze gusuhuza umuntu ushobora kumubwira uti nishimiye kukubona. Mu Giswahili nafurahi kukuona, nafurahi kukuona. Mu Cyongereza nice to meet you. Nanone igihe umaze gusuhuza umuntu ushobora kumubwira uti ikaze, karibu kwetu, karibu kwetu. Welcome to our home. Mu Kinyarwanda iyo umuntu akubwiye ati ikaze cyangwa se ati twishimiye kubabona, urasubiza uti murakoze. Mu Giswahili iyo umuntu akubwiye ati karibu cyangwa se nafurahi kukuona, urasubiza uti asante, asante. Mu Cyongereza welcome, thank you. Nanone igihe umaze gusuhuza umuntu ushobora kumubaza uti amakuru yawe se, ni meza. Mu Giswahili uko aje, uko aje. Noneho gusubiza niko salama, niko salama. Mu Cyongereza how are you? I'm fine. Ubundi tumenyereye ko iyo umuntu bamubajije bati amakuru avuga ati ni meza, ariko n'igihe atari meza buryo ubukwiye kubivuga. Amakuru nta kigenda. Uko aje sinjema. How are you? Not well. Nanone mu Giswahili ushobora kubaza umuntu amakuru ugira uti habari gani, habari gani. Nzuri sana, nzuri sana. Ntago tuvuga muzuri, nzuri. Cyangwa se nanone ukabaza umuntu uti ese umeze neza, uko mzima, uko mzima. Are you well? Meze neza, niko mzima. I'm well. Tumaze kubona uburyo usuhuza umuntu n'uburyo umubaza amakuru. Noneho tugiye kureba uburyo usezera. Ushobora gusezera umuntu uti murabeho, kwaheri, kwaheri. Mu Cyongereza goodbye. Igihe ari ninjoro usezera umuntu uti muramuki. Mu Giswahili turavuga tuti
usiku mwema, usiku mwema. Naho mu cyongereza good night. Iyo usezeye umuntu muri ubu buryo ashobora nawe kugusubiza gutyo, cyangwa se akakubwira ati murakoze. Asante sana, thank you very much. Nanone ninjoro ushobora gusezera umuntu ugira uti urara haryana, lala salama, lala salama, sleep well. Nawe akagusubiza ati nawe urara haryana, nawe lala salama, nawe pia sleep well, and you also. Iyo ugiye gusezera umuntu, uwo muntu agiye gufata urugendo, uramubwira uti urugendo rwiza mu Giswahili, uende salama mu Cyongereza, go with peace. Iyo umuntu akwifurije urugendo rwiza uravuga uti murakoze cyane. Mu Giswahili asante sana, mu Cyongereza thank you very much, thank you very much. Bakunzi b'Urwego TV, mubonye ko duhereye hasi cyane hashoboka kugira ngo tuzamukane n'uwo ari wese ubishaka. Ushaka kugumana natwe, bye bye. Nawapenda sana, ndabakunda cyane. You want it Talavo, Lailo Mombasa. Now let us twende to Iniwani. Jo unataka kunywa baby, twende Kigali. Baki no muziki, tubyine kwa ngwara.